nitwa Reverend Charles. Tugihora ku gitabo cy'itangiriro, kiraza kuzamo ibice byinshi ariko turagenda dutanga ubusobanuro ku bice byinshi n'ibikubiye muri iki gitabo. Itangiriro no Kuva ni ibitabo bibiri bibanza muri Bibiliya ndetse n'ibiri mu bitabo bitanu bigize icyiswe Tora byanditswe na Mose. Itangiriro ritangira rivuga inkuru y'irema ndetse rikigisha ko Imana ariyo yaremye ibiriho byose. Iki gitabo kandi cyigisha ibijanye nuko Imana yahamagaye Aburahamu n'uburyo amahanga yose yo ku isi yagomba kuzabonera umugisha bazamukomokaho umukurambere wacu Aburahamu. Itangiriro bisobanura inkomoko cyangwa ivuka. Iryo zina ryakwiriye rwose ku gitabo kivuga ukuntu isi n'ijuru yabayeho, uburyo byaremwe n'Imana, uko isi yateguwe kugira ngo umuntu uyu munsi abayituyeho, nuko umuntu yaje kuyibaho. Mose yanditse icyo gitabo ari mu butayu bwa Sinayi. Birashoboka ko yaba yararangije kucyandika uko abahanga bavuga umwaka w'1513 ava Jezikiri. Iki gitabo cy'itangiriro kitubwira ko isi yari imeze mbere y'umwuzure, ko byagenze ubwo igihe cya nyuma y'umwuzure cyatangiraga n'ukuntu Imana yashikiranaga na Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yosefu. Iki gice kirasuzuma ingingo z'ingenzi mu itangiriro, igice cya mbere umurongo wa mbere kugera 11 ndetse n'igice cya 9 kugeza igihe Imana yatangiriye gushikiranira n'umukurambere wacu Aburahamu. Isi ya mbere y'umwuzure itangirira igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku 7 ndetse kugera kuri 24. Amagambo atangira igitabo cy'itangiriro agira ati: mbere na mbere yerekeza ku myaka ibarirwa muri za miliyari zitazwi yari yarashize mbere yaho. Ibyabaye mu minsi 6 y'irema cyangwa se ibihe imirimo yihariye y'irema yamaze bisa naho bivugwa n'umuntu wari uhibereye igihe isi yaremwaga. Umunsi wa 6 uje kurangira, Imana yaremye umuntu mu shusho yayo. Nubwo paradizo yazimiye kubera ko uwo muntu atumviye Imana, yakoze ibyaha, Imana yatumye tugira ibyiringiro. Ubuhanuzi bwa mbere buvugwa muri Bibiliya buvuga iby'urwaro ruzakomoka, ingaruka z'icyaha, kandi ruzamenagura Satani umutwe. Mu gihe cy'ibinyejana 16 byakurikiyeho, Satani yabashije gukura abantu bose ku Mana uretse bake b'indahemuka: Habeli, Enoki na Nowa. Urugero, Kayini yishe mwene se Abeli waramukiranutse. Abantu batangiye kwambaza izina ry'Imana uko bigaragara, bakaba barabikoraga mu buryo butari bwo. Mu kugaragaza umwuka w'urugomo wari wiganje icyo gihe, Lameki yahimbye igisigo cy'ukuntu yishe umusore, avuga ko yamwishe yirwanaho. Ibintu byagendaga birushaho kuba bibi cyane kubera ko abana b'Imana bagizwe n'abamarayika bigometse, bafataga abakobwa bakabagira abagore maze bakabyarana nabo. Abantu banini cyane bagiraga urugomo bitwaga abanefili. Icyakora Nowa wari indahemuka yubatse inkuge, aburira abandi abagiranye ubutwari, ababwira iby'umwuzure wari wegereje, maze arokoka uwo mwuzure ari kumwe n'umuryango we. Hari ibibazo bigenda bibazwa muri iki gitabo by'itangiriro. Ni gute Imana yari gutuma habaho umucyo ku munsi wa mbere kandi ibiva byararemwe ku munsi wa 4? Ijambo ry'Igiheburayo ryahinduwemo irema muri uwo murongo wa 16. Si iremwa ryahinduwemo irema mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere
ndetse na 21 na 27 ijuru ryarimo ibiva byari byararemwe mbere cyane yuko umunsi wa mbere utangira. Icyakora umuco wabyo kiwagaraga ku isi. Ku munsi wa mbere umuco wagaragaye kubera ko umuco utagaragaraga neza wambukiranyije ibicu ukagaragara ku isi. Isi yizengurukagaho, bityo batangira kubaho isimburanwa ry'amanywa n'ijoro mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 5. Aho uwo muco waturukaga hari hataragaragara ku muntu wari kubaho ku isi. Ariko kandi mu gice cya 4 cy'irema hariho ihinduka rikomeye ryabayeho. Izuba, ukwezi n'inyenyeri icyo gihe byaremwe kugira ngo ivirisi itangirira igice cya mbere umurongo wa 17. Imana yaremye ibiva mu buryo bw'uko icyo gihe umuntu wari kuba ku isi yari kubibona. Igice cya 3 umurongo wa 8. Mbese ijwi ry'Imana ubwo niryo Adamu yumviye? Bibiliya ishura ko igihe Imana yavuganaga n'abantu inshuro nyinshi yabikoraga binyuriye ku bamarayika. Umuvugizi mukuru w'Imana yari umwana wayo w'ikinege witwa Jambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 1. Birashoboka cyane rwose ko Imana yavuganye na Adamu na Eva binyuriye mu ijambo itangirira igice cya mbere umurongo 26 kugeza 28, igice cya 2 umurongo wa 16, igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza 13.